ni ikirenga yewe we amazu 8 yose yubatse i Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshye, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde, uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Kirenga Noheri nziza, kirenga umwaka mwiza, kirenga Airtel ni kirenga. Mu mpera z'umwaka Airtel ishimisha abayo cyane, mu bihembo byinshi bingana na miliyoni 200 zose. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, cyangwa se amakashi ya buri munsi. Amazu 8 mu byumweru 8 yose yubatse i Kigali. Ibi byo ni kirenga. Gura amayinite, koresha internet, koresha Airtel Money, winjire mu kirenga. Dore promosiyo iryoshye, iyo ni kirenga, iyo ni kirenga, iyo ni kirenga. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Iyo akaba ari promosiyo ni ikirenga ku minsi igera kuri ingahe buriya turaza kuyibara neza, kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri uno munsi abantu batombora ibintu bitandukanye. Nkubwira ko harimo amazu, harimo amafaranga, harimo airtime. Imisi itambutse twatangaga amafaranga, twatangaga amakarita yo guhamagara, umuntu ashobora kuyahamagaza cyangwa se akayakoresha kuri internet. Ariko kuri uno munsi nagashya gusa. Hano ndi kumwe n'umuntu ukora muri Airtel, aratwibwira, narangiza kutwibwira tubwire n'icyo akora, atubwire n'uburyo yishimiye uno munsi wa none. Amazina nitwa John Magara, akaba ari njye ushinzwe brand and communication. Uyu munsi igikorwa twakoreye hano ni ugutomboza umuntu watsindiriye inzu ya mbere. Iyo nzu tukaba tugiye kuyitanga. Uwo mukiriya w'amahirwe wayitsindiye, ugiye kuyitsindira, turaza kumuhamagara turebe uburyo atugeraho, tugende tumwereke n'inzu ye. Tubashimire abitabiriye kuri uno munsi promosiyo ya Nikirenga. Akaba ari promosiyo iri muri Airtel itsindirwamo ibintu byinshi cyane bitandukanye. Harimo amafaranga, harimo inzu, harimo amafaranga wohererezwa kuri telefone yo guhamagara. Nkubwira ko kugira ngo iyo promosiyo yinjiremo, icyambere bigusaba kuba ufite simukadi ya Airtel, ikabigura amafaranga 500 yonyine. Warangiza ku munsi ukajya ushaka ikintu kimwe ukoreraho kiri bugucishe ku murongo wa Airtel. Aho ngaho harimo kuba wagura ikarita ugahamagara, hariho kuba wakoresha Airtel Money, hari kuba noneho wanakoresha internet ya Airtel. Ibyo byose bigusaba gushyiramo ikarita, ukaba wayishyiramo ukoresheje ikarita ishishuye, ukaba wakoresha chap cyangwa se ukaba wanakoresha Airtel Money ukagura ikarita, cyangwa ukoherereza umuntu amafaranga, cyangwa se nawe ubwawe ukaba wayabikuza. Ahangaha ni muri Airtel. Nkwibutsa ko turi kumwe n'umuntu ukora muri Airtel, ashobora kudufasha akadusobanura kuri uno munsi uko byifashe. Ikintu cya mbere, inzu ni igihembo kiruta ibihembo byose. So gutanga inzu twebwe nka Airtel, kandi ntabwo turi gutanga 1, 2 cyangwa 3, turatanga inzu 8 kugira ngo abakiriya bacu babone opportunity cyangwa uburyo bwo gutsindira amazu 8 yose. Twebwe nka Airtel ni ikintu kidushimisha, kandi tuzi ko n'abakiriya bari bubyitabire kandi bakishima cyane. Nyuma yuko tumaze kwakira umuntu wo muri Airtel akatubwira uburyo muri Airtel babyishimiye, ntabwo byagarukiye aho ngaho gusa. Twaganye no mu bakiriya batandukanye mu mujyi wa Kigali kugira ngo bakunde batwereke cyangwa se bakunde batugaragarize ibyishimo n'uburyo bakiriye iyo promosiyo. Turagaruka mu kanya gato nyuma y'iyo ndirimbo itubwira ku kirenga. Ni ikirenga yewe we amazu 8 yose yubatse i Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshye, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde, uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.
so ikirenga nange nayumvishijeho kandi nange amadu mufata buguzi wa Airtel numvishe ko harimo gutindira amakarita gutindira inzu bo nange nkaba nifuza gutindira cyane inzu kumufata buguzi wa Airtel. Nitwa Muhayimana Jean Baptiste nkabanuye hano i Remera hafi ya Stade Amahoro. Ikintu nzi kuri promotion ni kirenga nuko ugura uhereza message cyangwa se ukohereza ukagura amayinite amaspake ukagura na internet ubundi bakaguha igihembo cy'inzu. Njya numva kenshi bakunda guhamagara abantu ku maradiyo Flash FM, Contact FM. Bon nange nkaba nifuza ko bazahamagara kuri abo maradiyo bambwiye ko natindiye kimwe muri ibyo ngibyo cyane ariko nkatindira inzu byanshimisha cyane. Umugenzi wanjye tugendana ejo bundi yatsindiye 50,000 mubwira ibanga yakoresheje ngo nanjye ndambe narikoresha ambwira yuko nta kindi kintu yakoze usibye gukoresha Airtel agura yohereza message agura amaspake agura na internet. None rero icyo mbakangurira nuko mwakoresha Airtel n'utayifite akirukanyira ku mufatabuguzi wa Airtel akayikoresha akayigura amafaranga 500 yonyine akayikoresha akagira amahirwe yo kuba yakwegukana 50,000 bya buri munsi n'inzu ya buri cyumweru. Gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.